numva ikintu nabwira uwo mukobwa cyangwa se uwo mukobwa uri guca mu gihe byanze, hari igihe ibintu byose byanga ugasa nk'uri kubaka mu mwijima, uri kubaka bisa nk'ibigwa ukabona ntabwo uri kureba. Noneho iyi era tuvuze kuri the new world aho turi hari pressure, tukatubiganiye neza twemeranya n'abakobwa. Kangura uwo mukobwa wicaye iruhande rwa muguti ntukangwe n'ibihari hari ukuntu icyambere stress tugira nukuntu ushobora kuri gukora ibintu byiza umwanya munini ariko nta spotlight. Sinzi na wenda nabivuga neza, utari ku spotlight nyine ukoza nta muntu kwankuhaja, nta muntu bireba, ugahita ureba abandi bari gutera imbere. Sinzi ikintu kiba ukabona abagusaraundinze bose bageze aho bajya, ugasanga ni wowe usigaye ukumva uri urazunguruka ahantu hamwe. Ntabwo ari kuvuga ngo umuntu aba afite ishari ry'abari gutera imbere cyangwa se oya, niho kuvuga atari kubundi ndi muzima. Hari bwo umuntu yicara akavuga ati ko nize, ko nzi ndi talented, niki gituma ibintu byose ndi gukora bitagenda. Ibi byose baro baravuga baje hano baba empowered, nanjye naraje ndiga mba empowered, ariko niki gituma nta kintu kiri kugenda. Ijambo numva nabwira uwo muntu agomba kwemera process. Aka ni akantu wenda kagora abantu. Yesu yamaze imyaka 30 ari muri shop mu iduka ry'umukapenta, imyaka 30 ari kwa Yosefu abaza bamuhabaza, azi ko ari umwami, azi ko azategeka isi, azi ibyo bintu byose, ariko ari kuzunguruka aho ngaho. Ikintu numva nabwira uwo muntu nuko areba abantu bashobora kuba bafite preparation, bafite aho banyuze kugira ngo bamukomeze, kuko hari ahantu umuntu ashobora no kuba depressed, agasa nk'umuntu uhungabanye, akumva wenda narafailinze, wenda nagiye muri field itari yanjye, cyangwa se akanashukwa n'abandi bantu ashobora kubona ko bateye imbere, ariko hari abantu bashobora kugaragara nk'abateye imbere badateye imbere. Niyo mpamvu mvuga ko umuntu agomba kwivugisha ubwe, akabasha kumenya ko saison adashobora kwisimbuka. Hariho becoming, you become, ntabwo umuntu apfa kuba, ariko hariho iyo process ya becoming, kuva ahantu hamwe ukazagera ahandi. Uwo mwijima rero nakwankuraje uwo mukobwa mubwira ngo humura, nturekure. Sinzi ko byari byagere ahantu bakagupropose ibitari ibyawe, ni bande bahuye nabyo, umuntu akasigara akubwira byarakunaniye, uri frustrated, umuntu akakubwira ati wagiye muri field itari yawe, ariko wowe mu mutima wawe ubizi neza ko iyo field niyo yawe, ubizi neza ko ibintu ari kukuyoboramo ushobora gusanga ugonze kuko ntabwo ari byo byawe, ariko kubera ya peer pressure bya bintu byose ukumva urashaka noneho kuvuga reka nshakisha ibindi. So numva nagira inama uwo muntu yuko yakwihangana, kuko iriya myaka 30 Yesu yamaze yari preparation, iriya preparation niyo foundation yawe. Hanyuma red carpet